nongeye kunezezwa no kugaruka imbere yanyu nyuma y'iminsi itari mikeya, ariko ntago mba naragiye ngo mbere mba mfite ibindi mugiyemo kandi mubona ko mbizirikana nkagira nkagaruka. So bahaye ikaze rero kuri Workmate Films. Murabizi yuko tumaze iminsi cyane turimo kubashishikariza gukora subscribe, nababwiye ibyambayeho, nababwiye what happened kuri Cedric TV n'impamvu twa created Workmate Films, and I hope you understood. So ubu ngubu rero nkuko musanzwe mubizi tuzana different topics tukaziganiraho kandi zubaka. Abantu banjye kuri TikTok barambwiye actually initiative ahantu yavuye, ino initiative kuvuga ngo umuntu afate uburyo izo message umuntu atanga yaba kuri TikTok yaba no kuri zindi platform, umuntu azitransforme azikoremo ikiganiro, ko abantu barambwiye ngo yego nibyo bivuga ni byiza ariko toro dusegonda duke. So naravuze ni why not sit and talk, na ahantu twicara tukaganira tugacoca utuntu twose. Ufite idea nzima akayizana tukayisharinga. Uyu munsi ndi gukora njyenyine, ejo nzagira abatumirwa, ndabizi ndacyarimo kubinononsora, ndacyarimo gushaka uburyo mbashyira ku murongo kuko ni benshi aba mama noneho aba female abajama bashaka uko tuyavuga hano bakasinzi. Urumva ni benshi, ndacyashaka uburyo nzajya mbischedulinga umuntu akabishyira ku murongo ku buryo buri muntu azajya agira umunsi we. Gusa ndabizi neza twese tuzanyura hano tuvuga ibyo bibazo byacu, tubishakire umuti, tubishakire igisubizo, turebe uko tubigenza muri society twese tubayeho kuko dufatikanya umunsi ku munsi. Kandi na sit and talk nicyo iba igamije ahanini. So rero uyu munsi ndashaka tuvuge ku kintu kigira gutya. Ni iki kintu wakorera boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe kugira ngo ataguca inyuma? Ni iki wakora ukoreye boyfriend wawe cyangwa girlfriend mu kugira ngo umubungabunge umugumane? Kameme iyo umuntu afite umukunzi ushaka kumugira wenyine, ntabwo mushaka kumusharinga n'abandi, sibyo? So ni iki kintu rero wamukorera kugira ngo umukiping? Twakoze analyse, turagenda tureba dusanga ufite amafaranga yego ni byiza arayakeneye, ufite umwanya yego ni byiza arawukeneye, ubifite byombi yego ni byiza byose arabikeneye, ariko se birahagije kugira ngo ubimuhe ku buryo umukipinga ntaguca inyuma? Turabizi neza turi abantu twambaye umubiri, turavuga tugakosa, uratambuka wajyana hanze deja ibyaha 10 ukabura byujuje utaranavugisha umuntu. So ibyo ngibyo ntabwo twabyirengagiza. Girlfriend wawe ashobora kugucitinga kubw'impamvu runaka, bishobora kumugwirira, murabizi ukuntu bigenda mu buzima. So ni iki kintu rero wamukora kugira ngo akugumane, donc ntagucitinge, ntaguca inyuma, ntakurekure? Ni iki kintu wamukorera? Turaza kwifashisha amasource menshi twagiye dusoma, dukora ama information ku bintu bijyanye cyane cyane n'abantu bareba ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se imibanire y'abantu muri societe. Hari ibitabo byandika kuri izo ntuza gusa. So ndagira ngo turebere hamwe analyse twakoze, dusanga ikintu cyonyine gishobora gutuma girlfriend wawe cyangwa boyfriend wawe atagucitinga ni ukumugira inshuti. Nuvuga ngo best friend wa girlfriend wawe, buriya bushuti aba afitanye na girlfriend wawe butuma yatandukana nawe wowe boyfriend we, ariko agakomezanya n'uriya mushuti wiwe. Why? Nuko hari ikintu, hari umubano, hari bond, hari chemistry yubatswe hagati yabo, baganira amabanga yose, sibyo? Bavugana ibintu byose. Nuvuga ngo niyo umuhungu amubabaje niwe muntu wa mbere bibwira, niyo umuhungu bagiranye ibihe byiza aba ari kumucatinga amubwira ati nagiye gusura runaka, Emmanuel wenda cyangwa Nyandwi cyangwa Simbizi, ndiyo umva yanikirije agafanta, afite isuku, afite azikoze guteka bla bla bla, utwo tuntu twose abatuganira no best friend. Nuvuga ngo buriya bushuti, buriya iriya bond wubatse wowe nka boyfriend, you need to create bonding iriya. Nubwo wenda utavuga ngo ugiye kugenda ngo umunyamabanga we cyane ni cyaha, ariko byibuze ba inshuti.
ba umuntu yifuza ajya kuririra iyo ababaye, uwo muntu wa mbere mugira inama, agisha inama, uwo muntu wa mbere azabwira ngo uzi yuko n'urugero ugiye gutanga urugero rw'umukobwa ko n'umukobwa ryabanga ajya kukubitsa ari kuba umuntu wiwe wa mbere, wa mukobwa uzakubwira tuzi ko natakaje ubusugi n'uriya muntu, urumva umuntu ajya kukubwira icyo kintu ko aba kwizeye, aba yumva. So creating a bond ituma girlfriend waguma, kuko nagira gutya ashobora kugenda akajya gukorana na boss we, boss akamutentinga, akamuha amafaranga, akamuzamura mu ntera, akamugira secretary we, bakajya bajyana mu mission. Icyo gihe afite ibishuko byinshi, sibyo? Ibishuko afite rero wowe uburyo uzabyumva kaminga creating ubushuti ku buryo naho mu ndege azaba ari kujya muri mission azajya bari kugucatinga avuga tuva boss tugezana ibi n'ibindi, donc akwisanzure. You see, nakwisanzura bizanamugora kugira ngo gusa nanagukorera ikosa umutima uzamurya, nagukorera ikosa umutima uzamurya. You see, so reka tuke twizimba mu magambo, reka tureka kano gakino gatoya, turagaruka nyuma yako turebe uko bimeze, and then mubwire uko mwabibonye, duhana ama ideas muri commentaire tuhahurire. Ubundi ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora comment, ntiwibagirwe gukora share, like n'ibindi byose bisabwa kugira ngo umuntu byibuze ino video igere ku bantu benshi, right? Reka tubaze turebe. Nk'igimba nataye naninze ko wagira irungu gari mpamvu gukunda ariko ikintu cyo kutuganira maso kinashobora kuba nakubwira se yo nyuma yo kuba twadukunda na buri cyaro nyine ko twabana inshuti ese shobona atari inshuti none kuba inshuti ni gute rero? Urumva burya dukundana nk'ikintu ushobora kuba utinya kukimbwira, nk'ikintu ushobora kuba wakenera utinya kukimbwira, ariko umfashe nk'inshuti, ikindi kugikamfata nk'umukunzi kikajya birekura. Niyo waba ugiye no kujya mu mihango ukambwira, utinya ukambwira nkagufasha nkajya kuzana n'ibyo mukoresha. Gusa wajyayo? Ya najya. Bagifata bajya kuri butike kujya kugusaba. Najya yose. Ahubwo gute natajya? Ndajya mbikubwira mukunzi. Kanisa cyane. Takakwemereye ihuma. Muzongera. Amuzongera suri. Wowe. Nyine uzongera. Fata nyine inshuti yawe magara ya inshuti wawe uzi tagira icyo yisha nanjye mbwira. Ndetse ubaye unanshiye inyuma. Okay. Akuseka neza sha. Nakushiri wanjye. Ateguye agakisi. Kose ubona n'utundi turi hirya ko dusiripurize. Ngira akantu batetse ko mba nshonje. Bashonje? Okay. Cyahiye mukatwaza tujye kurya. Batetse iki? Natetse byo bikunda. Ni surprise. Singo mu bikubwiye ni surprise wowe urabibona. Sibyo? Ahubwo shiri, sibyo? Nishakaga yuko twazagisenye tukamarayo nk'icyumweru cyose. Bebe matike nateguye ibyo byose birahari. Yego. Ahubwo nko ku cyumweru. Tumva ko twazagenda. Cyangwa tukagera mu gatandatu. Wazabitekereje gute so? Erega mutekereza mbere kujya kuvuga. Ikintu ushaka muri akibonye. Ahubwo kutayamura costume. Ahubwo simanitse hariya ni ndoye kugurira. N'izindi nashyize ntabwo wazibonye. Nyene yindi. Hari indi nashyize mushe ntabwo yibonye. Mukabati neza gutya. Washyize mu ryari? Ibukije nakuze kukubwira ngo maki yawe. Ndashaka kujya gukoresha kureza amasuku kwa kununze kunura umuhebwe. Seriri. Gendere. Amore yakane keza. Cyane. Gombye tuzagira nko kwa kanga rero.
amatike byose nabiteguye naho tuzarara hose harateguye byose nabiteguye twagenda nyine nko muri weekend nko kwa gatanu byo ku cyumweru tukagaruka kugira tujye mu kazi tutica akazi tuzajya ku gatanu umva tugaruka ku cyumweru nimugoroba sibyo sibyo umva bro reka mbabwire sibyo umva nyine wigumya gutongana mani reka mbwize ukuri njyewe icyemezo umwanzuro wanjye nafashe nahisemo kugenda ku murongo mani njye ndimo ndashaka kujya mu yindi ntera nshaka kujya mu kindi cyiciro ntabwo ndi nyiri nkamwe bro mani amayaga yanyu mugende mu nyamwe njyewe ngubu icyo nshaka ni ukwita ku fiyanse wanjye urumva bidushwanisha si iki ntacyo tuzashwana mu gihe cyo ndikwabwira n'icyo ngicyo sibyo ntabwo nifuza kuba ubu ngubu icyo nshaka ni ukwita kuri fiyanse wanjye nkamuba hafi kuba mwe mubafite murabafite pe ariko mufite uko mubitaho nanjye mfite uko nzajya nita ku wanjye sibyo mureke nyine mwiteho reka nyine mureke nyine mwiteho ku giti cyanjye sibyo wifata uko mushaka ntari cyangwa mbabwiye ni icyo ngicyo myihanganire kugira ngo kongera kugaragara namwe aho ngaho muri icyo gikundi byo ntabwo bizongera pe kandi mubyihanganire oya nzajya kubavugisha nzajya mbavugisha nimushaka nkana n'abagore bakamuzanye nk'abagore gusimbuze mu kuza guhora turi ku wa mbere tugiye mu kabari kwa kabiri mu kabari kwa gatatu mu kabari kwa kane mani byari bimaze kunshwanisha n'umukunzi wanjye aha sawa ntacyo naribi jone nzaba mbatumira nta kibazo ndashaka kuzabatumira mu akantu jone mfite nzabatumiramo nta kimwe tunaganira sawa nta kibazo Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Jeppo è secondo. Sinjye nakubwira ngo ibyo bintu kubyima ntibirimo narabiretse sinabwo yuko ko nawe propose nampropose urumva wakumwe off market namubwo ko ibyo bintu rwose abaye mbiretse nabiretse hafi hafi kashaka ntabwo wumva ni ukuri rwose pe reka reka abizi ubwo urumva ibyo bintu uri kumva kuko bihura reka reka wumva no mu gikoni mba ndi gutegura fiyanse wanjye zo kurya nicuza iki ese bite nakubwiye ko njye ntabwo ibyo bintu ngiye ngibikora rwose narabiretse nabivuyemo pe ntabwo ibyo bintu ngiye bikimfashaho ase umva nanjye fiyanse wanjye afite amafaranga rwose pe ameze neza nta mpamvu sinumva impamvu rero yatuma nza muri ibyo bintu afite amafaranga ameze neza anyitaho gifuti za buri kanya nawe yampaye umwanya rero simbizi rwose Chere mu cyukoni sifite umva ahubwo reka banete yakwishyura wanjye ndakugurisha bibitse sosiyete ntabwo yarisha ntahishyira ngo nakutegereje ndakubura uri mu duce kubyirira iki se nadutange situbeshye none se mutazi bisa umva ndayitingiye kutuza nyine turye aho batsinze Ako ari muranshimye ntabwo nagushimye ngira ngo mwabonye ukuntu biba bimeze
twagerageje gukina iyo idea kugira ngo buriya iyo utanga message biraryoha cyane iyo unayikinnye ukayishyira mu bikorwa kugira ngo abantu babashe kubona no understandinga ibyo ushaka kuvuga. So mumaze kubona rero ukuntu uriya mujene yitwaye, uburyo atahanira gift umusheri we, uburyo agerageza kumwiyegereza, uburyo agerageza kumuvugisha, kumuganiriza ibyo ku kazi, donc agerageza kumuba hafi ku buryo uwo mukobwa atazagira tendance yo guha undi muntu umwanya urenze uwo yagakwiye kumuha. So njye numva ku giti cyanjye umupartner wawe iyo umuhaye umwanya ntatekereza ibindi. Hari igihe rega natwe abakobwa dukundana nabo tubaha umwanya wo kuduca inyuma. So wowe uragiye umaze iminsi 2-3 umuvugishije umuntu, ugarutse kumuvugisha umubwira ngo waranyanze, no ubwo se what do you expect? Nawe ni umuntu kandi buriya abakobwa bagira abantu benshi cyane baba DMing, bagira abantu benshi cyane baba tripota, umukobwa uko yabasa kose buriya agira abantu benshi baba bamutesha umutwe, bite waramutse wabiri bute, kandi tubabaza aba boyfriend natwo nubwo nta kintu yamusubiza, ariko ubwo bwinshi bw'abahungu bamwandikira bamuhamagara bituma tugira insecurities. So twe guha uwo mwanya, twe gushyiramo icyo cyuho, twe guha umwanya girlfriend wawe wimtestinga. Ntabwo wagiye mu rukundo gutestinga girlfriend wawe, you understand? Wagiye mu rukundo kugira ngo supporting aho abashije gucika intege, umube hafi, umubere urutugo kwegamira. You see, niba rero wumva wifuza gukipinga uwo mupartner wawe, mu umwanya mwiyegereze, mukunde, musurprising, muhereze utuntu, sibyo? Cya gihe ari muri condition runaka mube hafi, mubere wa muntu azahamagara mu gihe azaba mukeneye, mu gihe azagira ikibazo icyo ari cyo cyose, ba ya nimero 911 umuntu ahamagara byaraniranye. So kugira ngo kipinge uwo musheri wawe, uwo mugore wawe, uwo muntu muri uwo mufiance wawe, uwo muntu ufitanye amaproje, gerageza umube hafi, umuhe umwanya, umubere protecteur, umubere buri kimwe cyose yifuza. Najya kuguca inyuma, naguca inyuma, ubwo zaba ari satani wabijemo, ubwo uzatokesha cyangwa abantu uzagende urebe ikindi kintu ukora, ariko ntago bikunda kubaho. Iyo umuntu amuhaye umwanya akaba satisfied, nta kintu cyatuma lega nabo biraba. Ntago abakobwa bifuza ngo uyu munsi wabonane n'uyu, ejo wabonane n'uyu, ejo bundi yashwanye n'uyu, afite aba ex 10. Nta mukobwa ubyifuza, nabo bashaka gucreatinga ya image muri society ku buryo umuntu wese abona akamwubaha, akavuga turiya ni inshiro runaka, uriya mukobwa ariyubaha, uriya mukobwa aritonda, abo baba babishaka. Understand? So twe gutuma abana ba girlfriend bacu badufata twe gutuma ba creating ibibazo muri relationship. Twese tujya muri relationship kugira ngo turyoherwe, twishime, tumererwe neza, sibyo? So twe kubatiza umurindi ahubwo tuba protege. Ubundi hari ikintu ngenya nkunda kuvuga, iyo umugabo afite umwanya akenshi abura amafaranga, kimwe niyo umugabo afite amafaranga akenshi abura umwanya. Kandi abagore yifuza amafaranga, yifuza umwanya, yifuza care, yifuza buri, uzi ko umugore yifuza na wa muntu abwira ngo merekeza tujye hariya mu gikari cya City Plaza gushaka amakariso, akavuga ati mbabarira ni kuzuba ndabizi merekeza. Bijya biba, jewe bimaze kumba abashuti banjye barabizi. Umukobwa arakubwira ati Cedric mbabarira ndagusabye tujyane umerekeze hariya, wenda ni mu mujyi ngiye gushaka barerene muri downtown. Bro, mukagenda mugahera City Tower ngo mugiye ngo gushaka ngo pochette ya telefone, mukavayo ngo buretse ngo reka tugire ngo harana umushuti wanjye ngo yamure isakoshi gato yo muri bya Made in Rwanda, ngo ndahita mukagerayo andi masaha 2. Agata kubwira ngo mva hari umushuti wanjye acuruza amasutiye menza kandi sinava mu mujyi ntaguze kuzagaruka bizangora. Wibuke mwaje muje kugura barerene, yarangiza ugasanga aravuga ngo tumanuke tujye gushakisha utwo ducogo twose inyuma muri City Tower nyuma, ubundi mukabona gusoreza ku mabarene. Mwaje saa 4 mutashye saa 11 wananiwe, kandi bo ni bananirwa batuna. Sinzi ngo ari umushuti we ngo wafunguye ngo shop ngo agiye ngo kubanza kumurebaho gato, sinzi biki. Bro, abakeneye umuntu bazengurukana muri utwo tuntu twose. Niba uri wa mugabo ufite amafaranga ntabwo uzabona uwo mwanya, niba uri wa mujene ufite uwo mwanya ntuzabona amafaranga, kandi ibyo bintu byose arabikeneye, amaherezo azaba yahise. So ikintu ugomba gukora cyonyine ni creating a friendship mu relationship yawe. Byange cyangwa byemere, umusheri wawe nutamugira inshuti yawe
azaha umwanya babandi bawumuha nawe icyo gihe uzasanga babaye cancelled ngayo nguko niko bimera niko zubakwa niyo mpamvu ubona abantu bamwe barafashe umwanzuro bakavuga ati ntabwo nzajya muri relationship njye ntabwo nzajya kujya kwisaza hariya aba afite icyo yatiye monsheri buri kintu cyose kigira ikiguzi you understand so as a conclusion rero ntarinze gutinda mu magambo ni ibintu as simple as guha friendship umusheri wawe byonyine bishobora gusevinga relationship yawe emple entre ushobora kumuha amafaranga ushobora kumuha imidari myiza imikufi myiza ushobora kumuhereza amadiyama n'ibiki ariko byanga byakunda azagira undi muntu umuhereza ibirenze ibyo ngibyo ariko numuha friendship ukamuha umwanya ukamutega ugutwi undi uzabikora azaba azari kurepeta ibyo wakoze byose so gerageza utwo ngutwo ubundi nibyanga uzapfuka musenge uzaba ufitemo rwangendanye muri relationship yawe so mbashimiye umwanya mwafashe kugira ngo murebe mwumve mukurikire kino kiganiro Imana ibamugisha kandi hano nakagaruka Walkmate Films ukore subscribe ukore like ukore share n'ibinakunda ukomante and then dukomeze turebe icyo twakorera societe yacu nge nitwa Cedric nibisanzwe nkaba ndi host ikiganiro Sit and Talk. Thank you so much. God bless you.